ni nayo mpamvu uzabona nyine umuyobozi mwiza arimo arakubwira ati iga, niwe Rwanda rw'ejo, iga. Niwo murage naguha mwana wanjye, iga, sibyo? Ariko se kana guca mu ishuri ni kazima. Umunyamakuru Munyengabe Sabe cyangwa Murungi Sabe arimo arahumeka insigane nyuma yaho umukobwa umenyere ku mbuga nkoranyambaga mu gukina filime z'abakuze witwa Isimbi Noeline amubwiye ati buriya hari ikintu kigiye kuba cyakubaho cy'igitangaza gikomeye cyane. Umuntu witwa Murungi Sabe ahita avuga ati noneho ndumiwe, ndapfuye neza, birarangiye. Ahita afata ijoro n'amanywa rwose agenda siba bimwe mu biganiro yaje kuba akorana n'uyu mwana w'umukobwa bavuga ko ngo afite agahinda kabanze kuba kamugera mu kwaha rwose kubera ibintu byinshi cyane yagiye anyuramo, ndetse bigaterwa n'akazi ke uyu munsi arimo aragenda akora, nako bimusaba kurekura amarangamutima ye yose, ndetse bikamusaba no kuzamura andi marangamutima nawe ubwe atifitemo. Ibi byose akaza kuba bigenda bikusanyiriza hamwe, ariko ibi byose yamara gukora aka kazi bikaza kuba bigenda bimutera agahinda gakomeye cyane, kugeza naho yaje kugenda atangaza ibintu byo bitandukanye. Wenda ibyo ngibyo reka tubyihore noneho tuze kuba twakinjira mu cyatumye uwitwa Munyengabe Sabe uyu munsi ari guhumeka insigane kubera uyu mwana w'umukobwa amaze kuba yagenda amucanaho umuriro. Nkuko nabibabwiye rero, murabizi neza ko iyo turi gutangira ikintu cya mbere tugomba kugenda tubasaba ni ukujya aho munsi mugahita mukora cya gikorwa gikomeye cyane no gukanda subscribe, ubundi ugatambika gake cyane kuri ako kamenyetso ka like, ubundi ukagakanda kugira ngo ikiganiro kize kugira recommendation kigere no ku bandi bose. Ubundi wamara kumva ikiganiro neza kimaze kurangira ugahita wandika igitekerezo cyawe bitewe nuko wumvishije ikiganiro. Iyi operation yose tugiye kuba tuhinjiramo turebe ese iyi operation yose yaje kuba itangira ryari, ese byagenze bigenda bite kugira ngo uyu munsi Munyengabe Sabe azi kuba ari guhumeka insigane kubera uyu mwana w'umukobwa yabonye ko ari buze kuba amubiza icyuye. Ngiye ujye kukugeza iki kiganiro rero ndituru. Hari haciyeho iminsi itari mike cyane uwitwa Kasuku wa Mipango agize atya asobanuye agahinda k'uwitwa Isimbi Noeline, ndetse aza ngo kuba yagira atya ahita amuheba mu gihe uyu witwa Isimbi Noeline yitekaga akavuga ku byase byose nta kintu na kimwe azigamye. Ibi ngibi byatumye uwitwa n'ubundi Isimbi Noeline atakomeza kuba yacika intege, ahubwo ahita avuga ati byanze bikunze ndabaziye. Dusubiye inyuma gake cyane, uwitwa Isimbi Noeline muribuka neza cyane ubwo yavugaga ko ngo hari umwe mu bantu rwose bagira batya bagakora ikintu gikomeye cyane cyo kuba bafatanga abantu bakabasezeranya, nyuma yo kubasezerana bakaza kuba bajyana hanze. Nyamara ugasanga ngo rimwe na rimwe ajya agira atya agatuma abantu basezerana ari abavandimwe, ariko kugira ngo baze kuba babona uburenganzira bwo kuba bajya hanze nk'umugore n'umugabo bakaba bemera gusezerana. Ndetse agenda yandika anavuga ko icyo gihe yaranditse, ndetse aza kuba yanabivuga no mu magambo, abivuga mu rurimi rw'icyongereza ndetse aza no kubivuga mu rurimi rw'ikinyarwanda. Anavuga ko ngo hari uburyo abagitifu bajya bagira batya rwose ngo bakemera gusezeranya mariage, babizi neza ko ari fake, ariko kugira ngo abantu bigire hanze izo mariage zikaza kuba ziba, ndetse n'impapuro z'uko abantu basezeranye zikaza kuba zigera site zikaza kuba zitangwa. Ibyo ngibyo byararangiye, sinzi wenda ngo byarengeye he. Ibyo ngibyo wenda ntago ari ngombwa, ari inzego zishinzwe zigomba kuzabikurikirana zikamenya ese ibyo bintu byarengeye he koko, ese ibyo bintu byarabaye biraba bimeze bite. Ibyo ngibyo hari inzego ziba zigize zite ziba zibishinzwe, twebwe ntabwo nunaha twebwe bitureba. Icyo turi kuvuga ni ukwinjira muri operation iri gutuma uwitwa Murungi Sabe cyangwa Munyengabe Sabe, umunyamakuru wa ikinyamakuru Isimbi TV ndetse akaba na CEO wa Isimbi TV, yatangiye kuba yabira icyuya gikomeye cyane, ndetse agahumeka insigana avuga ati uyu mwana w'umukobwa arankoma ihanga. Kuba bizi neza yigeze kuba uyu Isimbi Noeline yigeze kuba yasobanura uburyo zira filime iyo bagiye kuzikina zabo bagomba kubanza ngo bagasinya amakontara, ndetse ukemera n'umuntu mugiye kuba mwakina na filime niba koko mwemeranyije ibyo ayujuje karite zose akaba zujuje, ndetse ukaza kuba wasinya koko niba umwemeye mukabona kuba mwagira mute kuba mwatangira gukina filime.
ibyo ngibyo yarabisobanuye, abantu baravuga bati oh ni ibyo Isimbi Noeline yaravuze ati buriya Munyengabe Sabe rero ukuntu gahunda buriya imeze, nagiye nkorera ibiganiro byinshi cyane ku kinyamakuru cyawe cya Isimbi TV, ndetse ibyo biganiro nabikoraga mu rwego rwo kugira ngo nze nkuganirize wumva gahinda kanjye, ntago nigize nkora ibiganiro byanjye kugira ngo uze ubibyazemo amafaranga. Rero igihe ni iki ngo twumvikane kugira ngo niba ugomba kunyishyura amafaranga cyangwa ibiganiro ukaza kuba wabikorera iki. Ese ubundi ushobora kuba wibaza ngo umunyamakuru Murungi Sabe umugore cyangwa umukobwa bahanganye ninde, ni muntu ki? Hari ibintu byinshi cyane ushobora kuba wamumenyaho, wenda usanga utari umuzi. Ubundi amazina ye uyu Noeline bamwita n'ubundi Isimbi Yvonne Noeline, n'ubundi yavutse 1999 mwaka wa 2018. Rero n'ubundi uyu yaje kuba yasaba kugerageza kuba yakwinjira muri Miss Rwanda. Aha n'undi yari ari mu ntara y'Amajyaruguru, aho yarageze mu karere ka Musanze, banze kumuhereza amahirwe yo kwinjira mu irushanwa bitewe nuko uburebure bwe bwari munsi y'igipimo fatizo byagenderwaho gaho. Icyo gihe murabizi ko muri Miss Rwanda hari igipimo runaka byagenerwagaho. Rero icyo gikamba n'ubundi ryaje kuba ryitwarwa na Miss Iradukunda Liliane, kuri ubu ngubu waje kuba yabana n'uwitwa Prince Kid, cyangwa Prince Kid izina rye ndaryibagiwe rindi bajya bamwita, ariko Prince Kid murabizi ko n'ubundi niyo umwe wayoboraga Miss Rwanda. Kuri ubu ngubu yamaze kuba yanatangazwa ko yaje kuba atabwa muri yombi n'urwego rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rushinzwe iperereza, ariko sinzi aho byahereye ngo aze ko yazanwa mu gihugu cy'u Rwanda. Ubundi rero Isimbi Noeline n'ubundi yashoye ko yahindura izina, kuri ubu n'ubundi asigaye yaramaze kuba yakita andi mazina yandi, wenda si ngombwa ngo nyasubiremo. Murabizi filime akina wenda si ngombwa ngo nazo zisubiremo. N'ubundi rero uyu yaje kwiga amashuri ane mu mwaka wa 2019 niko yaje kuba abitangaza, avuga ati nge bura nize amashuri ane ya primaire. N'ubundi ariko umvisha icyongereza avuga mw'abantu mwe na kamaramaza. Rero uyu niyo waje kuba abizicyuya Murungi Sabe. Bya Murungi Sabe ndetse wenda dukomeze ukuntu bigiye bimeze, ukuntu rero bikomeje kugenda n'ubundi bimeze nuko ahita atangaza ijambo rikomeye cyane. Uhitwa Murungi Sabe ndakeka ko atigize asinzira akimara kubona iyo post ya Isimbi Noeline akimara gutangaza ibyo bintu, ahubwo yashatse team technique ikomeye cyane ndetse zobereye mu gushakisha akantu rwose, ahera ku rubuga rwe rwa YouTube areba ibiganiro byose yagiye akorana na Isimbi Noeline. Kandi ibiganiro Isimbi Noeline n'ubundi yabaga yaje kubikora hano ku kinyamakuru Isimbi TV kugira ngo aze kuba yamamaza akazi ke akora. Niba yarashakaga abandi bakiriya bashyashya ntago mbizi neza, ariko akanabikora no mu rwego rwo kuruhura umutima. Mpita mvuga nti byanze bikunze niba bitangiye kugenda ku muntu mukamwakorana ikiganiro hagacaho imyaka irenga hafi 5, kubera ko iki ibiganiro byinshi cyane yagiye abikora muri za 2020, mu myaka nyine myinshi cyane ibona ko ishize ni hagati y'imyaka 4 cyangwa 5 ubona ibyo biganiro biba bimaze. Umuntu witwa Murungi Sabe akaba yarezwe. Mpita mvuga ni byanze bikunze harimo abantu bazajya bagira barike bakagaruka nyuma baravuze nk'ibintu, ariko bareba bya bintu ukuntu bigenda bisukira, nyamara bya biganiro bakabona biracyariho, nyamara ibintu bari baratangaje uyu munsi ubuzima bwamaze ko bwahinduka. Nk'umuntu yatangaje ubuzima bwe yanyuzemo buri aho ngaho buteye ubwoba, ariko rimwe na rimwe akaba yashyiramo n'utuntu two kubeshya. Harimo abantu bagiye bagira barike bagatangaza ibiganiro birimo kubeshya kugira ngo baze ko bakwamamara, baze ko bahiga amazina yabo yamara kuba yabyibuha, nyuma yaho amafaranga kanaboneka. Amafaranga yamara kuboneka ariko yajya areba bya biganiro byaturutseho ya nkomoko ya bya bindi atunza kumva ubwoba na bwe buramwisha, akavuga ati ese niba koko nabitangaje ndi umukobwa nkamaze kuba umugore, abana banjye niba namukabibonye bizagenda bite, abuzukuru banjye niba namukabibonye bizagenda bite? Ukumva bya biganiro nawe ubwawe biragira bite, birimo biragenda bikuje. No wowe uryo uhita ufata umwanzuro ukavuga ati umwanzuro ngiye mfashe, ngize amahirwe iraca no yura muntu birabiganira kabisiba. Rimwe na rimwe ukaba wamuhamagara nibikunde, wenda akaba yanaguhakana akavuga ati ngiye birabiga cya kiganiro twajyanye ntago nagesiba. Twigize kumva umugore ugize kuba yabwira uwitwa Murungi Sabe aramubwira ati bura wasebye ikiganiro twagiranye ko mbona ibintu bitari byiza cyane, ariko uwitwa Murungi Sabe yanze kuba yagira ati yanze kuba ngo yagisiba. Iyo ngibyo ni ibintu twumvishije, ariko nkahita mvuga nti uyu munsi niba tugiye kubona tukabona nk'abantu nk'aba ngaba batangiye kuba wagira batya, byanze kunze ntibizajya biba
ugasanga wa muntu mwagiranye cya kiganiro ariko n'ubundi yamara kukireba ariko ubuzima bwamaze kuba bwahinduka akavuga ati ngiye kukurega kubera ko bira biganiro waje kuba ubinkoresha, wenda akaba yahimba na case akavuga ati ngiye bira biganiro wabinkoresheje nayi nasinze cyangwa wanje kunsindisha kugira ngo uze kuba wankoresha bira biganiro, ngiye kira kiganiro nago nkemera, ngomba kuba nagira nti ngomba kuba nakurega. Ugasanga wenda umuntu agushyizeho case ya indi yadanje kugira ngo uze kuba wayikuraho, ari ibintu biri buze kubyagira bite, ari ibintu bize kuba byagusaba imbaraga. Twavuga ko ari abantu benshi cyane bajya bavuga bati content z'abantu bajya bagira batya bavuga ku bandi ni content akenshi cyane usigaye usanga inzego zisigaye zizinjiramo, ugasanga abantu barimo baratabwa muri yombi. Ariko uyu munsi navuga ko iriya yari yo content abantu bajyaga bayivuga bati iriya niyo content iryoshye kubazana abatumirwa ukabatumira mukaganira ibintu bikagenda bitya, niyo content nyine irashobora kuba yateza ibibazo. Ariko uyu munsi turimo turareba tugasanga nayo content yamaze kubaza muri risk, navuga ko irimo risk yo ndende cyane no kurenza n'izindi content zindi zari zisanzwe. Umuntu niba avuga ati ngewe wankoresheje ikiganiro wansindishije, ntabwo rero bira biganiro twakoranye mbyemera, ndetse ibi nibi ugasanga umuntu agize ati umuntu ahisa gukubitaho case ya danje kugira ngo uzayikure bizagusaba amazi ndetse bikubize n'icyuya gikomeye cyane, kubera uburyo nabonye Noeline rwose yahise avuga ati buriya rwose we Murungisabe tugomba kuba twakicara tukabiganiraho. Ariko nkahita nibaza nti niba Murungisabe yafashe umwanya akajya gusiba ibiganiro byose kuwenda kuri YouTube, ariko wenda no kuzindi mbuga ze yagiye yaploadinga akagenda avuga ati ndabisibye ibiganiro byose naje kongerana n'uyu nguyu Isimbi Noeline, noneho hasigareho iby'abandi. Ese n'abantu bagiye badukata wenda usibye ko ibyo nk'ibyo Noeline ntabwo ari buze kuba abijyamo, wenda akagiye gushakisha ati wenda abantu bagiye baploadinga ariko akaba ariho logo ya Isimbi TV biraza kuba bigenda bite. Urumva ko ariko nuko umuntu witwa Murungisabe nyine yakoresheje vuba agahita siba ibiganiro byose yakoranye n'uyu Noeline, naho ubundi uyu witwa Narwega Isimbi Noeline yari kuba agiye kumubiza icyuya, ntiyari kuba urutumiliyoni dusaga hafi 50 agiye kuba yagira ate agiye kuba yamukuramo. Abantu benshi cyane rero bakagenda bahuza ibi bintu, ubwo ndakeka ko Isimbi Noeline nta access agifite kuri Sape, ibyo bintu yagira ate yabyihora. Abasibye ko n'ubundi mu nyandiko yari yanditse cyangwa mu post yari yanditse ramusabye bati ngiye buriya ntabwo saba ko ibiganiro byose nakoreye iwawe waza kuba wabisiba agasigaraho ibiganiro nyine ntarimo. Ubwo ngubwo ndakeka ko Sabe yamaze ko yabishyira mu buryo ibiganiro byose yabisibye yakoranye na Noeline, ndakeka ko yaranabisibye muri iryo joro akimara kubona iyo poste. Navuga ko ari n'ibintu byiza cyane kugira ngo umuntu ajye kugorana avuga ati ibi ni ikiganiro bura kimaze imyaka 5 nta n'umuntu ukireba, nibwo baba bakireba bashobora kuba bakireba ari bake cyane uburyo bitakubuza kuba wagira ute kubitakubuza kuba wabisiba nyine ukabyihora bati ngereka ndangizanye n'umuntu gahunda ubu bintu bikomeze kuba byagenda neza cyane, ariko nta kibazo nkomeje kuba nagerana n'abantu byo byiza cyane. Navuga nti rero reka nanabashimire mwese tuba twabanye muri iki kiganiro, mukomeze kugenda mukora cya gikorwa cy'ingenzi kandi gikomeye cyane kujya umunsi mukareba aho handitse subscribe, mwamara kwareba none mukajya mujya aho hirya cyane ku ruhande rw'imoso mukabona ku kamenyetso ka like mukagakandaho, mwese mujya munsi mukandika igitekerezo cyanyu uko mwumvishe iki kiganiro uko cyagenze cyose, mugashyiramo igitekerezo cyawe bitewe nuko wabyumvishije. Rero nahita nabashimira mbabwira nti ngiye gutegura ikiganiro nkanakikugezaho, ndituma mukomeze kugenda rero mugira ibihe byiza. Ibiganiro byacu nakagaruka.